Yes, reka twongere tubasuze cyane turono kandi kubifuriza ibihe byiza nizere kandi ko weekend irimo kugenda neza kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official abatwumva ro muri ku mugano wa Afrika abatwumva muri ku mugano w'Uburayi ku mugano wa Amerika aho muherereye hose reka twongere tubahe ikaze muri amakuru yo muri aka kanya tugusaba rero we utwumva utarakanda kuri subscribe birashoboka rwose kuba utarakanda kuri subscribe ariko ukaba ukunda ibiganiro byacu icyo ngusabye rero mu byukuri nuko ugomba gukanda kuri subscribe kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzaje ubona notification n'ubundi nk'ibisanzwe mu bimbere amakuru yacu iyo muri aka kanya n'ubundi nk'ibisanzwe n'amakuru agiye kwibanda hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba tugiye kugaruka mu byukuri ku basirikare ba FDLR bakomeye cyane bimaze kumenyekana ko bamaze kwivuganwa n'ubundi numwe mu basirikare bakomeye ndetse nanavuga ko rwose bayoboye uyu mutwe wa FDLR foka uyu ro nta wundi n'uwitwa ntahunguka Pacifique bakunda kwita Omega uyu rero ngo akamaze kwivugana abarwanyi benshi bakomeye ba FDLR ese aba barwanyi bapfiki cyangwa se bapfuye n'iki bagiye bazira ko bose babarizwa muri FDLR foka bagiye bazirikiri byose ro tukaba tugiye kugenda tubikugezaho gatano kuri kagenzi kako gusa rero icyo wamenya nuko ahanini byose uraza kubyumva harimo kuba mu byukuri hari ibyo batagiye bahuriraho cyangwa se batagiye bumvikana byose ngo bikabyaragiye biterwa no kwiharira ubuyobozi mu byukuri kw'aba basirikare ba FDLR ariko byose bikabyaragiye biterwa n'icyo bita ngo ni ironda karere aho bagiye babyita ngo ni nduga ndetse na kiga byose tukaba tugiye kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako muri siziroro ndi na sina makosa wiriwe neza sina makosa komera cyane rwose uje muri studio mbona rwose urimo uramwenyura ubanza hano muri Masisi ufitemo ikintu cyitwa amakuru ndetse n'imiripuko muri Masisi ubundi bimeze bite? Yes urakoze cyane fighter meze neza cyane rwose nta kibazo n'ikintu kimwe mfite urebye muri Masisi rero ntabwo bimeze neza n'akana gatoya dore ko rwose muri bice hiriwe imirwano ese hiriwe mu bihe bice nibyo rwose turaza kubagezaho rwose muri iki gice cya Masisi turasimbukira hazabu kavuno twinaga turebe ukuntu gahunda zifashe tugarukira ngamo mu mujyi wa Goma turebe naho ibyahira uko bimeze nuko rwose ngo wazarendo nawo rwose FRDC igiye kubagwa nabi ese no kubera iki ibi byose turagenda tubibarebera yibona zaruba yaturinaga ese nuwuhe mwukuriyo nyuma yo kwema 23 naho ikomeje kugenda isa ni hakontura ariko na FRDC sigende hagira amajanja ibi byose na makuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye urumva yuko amakuru yo ni menshi icyo dusaba kuri wowe ukurikiye umuyoboro ari ubwa mbere turagusaba rwose guhita ukanda kuri subscribe cyangwa se mu byo bita sabone kugira ngo inkuru zicyagera uzaje uba mu bimbere mu kubona ayo makuru ikindi kandi ntuze kugenda rwose udakanze like ndetse ngo unasangize n'abandi inkuru kuko nabyo mu byukuri ibyo nabyo bituma rwose ikiganiro kikugereraho mu bigihe plutôt ku gihe hanyuma ro sina makosa ndagira ngo duhere kuri abasirikare bakomeye cyangwa se bari bafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru bimaze kugaragara ko bagiye bivuganwa mu byukuri byose bose ukabumva cyangwa se usanga baragiye ipfa ryabo cyangwa se iyicwa ryabo ryaragiye rigirwamo uruhare n'uwitwa General Ntahunguka mu byukuri Omega cyangwa se Pacifique bakunze kwita Omega byose impfu z'abasirikare ba FDLR foka abenshi bakaba urupfu rwaho rwaragiye rugaragaramo mu byukuri uyu mugabo navuga ngo ni General Omega twihuse cyane rero turahera mu byukuri kuri uyu musirikare bita ngo ni colonel yari afite ipeti rya colonel bitaga ngo ni Rutiganda Jean Damascene turahera kuri wari ufite ipeti rya colonel Rutiganda Jean Damascene wakundaga kwita cyangwa se wakunda kwitwa ngo ni George Mazizi ariko no kuri rezo sosiyo akaba yarakoreshaga icyitwa ngo ni Donati Gapfizi ubwo nimva rezo sosiyo ubwo abenshi mwite mubyumva ko ni kuri rezo sosiyo kumbuga nkoranyambaga ubwo bigaragare ko nawe yakoreshaga icyitwa ama Facebook nkazira mbuga zari zigezwe ubwo impamvu vuze Facebook nuko ari rwo rubuga hanini rwamamaye cyane rwamamaye mbere y'izi mbuga nka za YouTube za WhatsApp n'ibiki byose iyi Facebook ubundi niyo yadutse mbere y'izi mbuga nubwo ubona ko zisa naho zayirushije kurya hiti uyu musirikare rero mu byukuri uyu musirikare ndagira ngo tumugarukeho ndetse n'abandi urumva uyu akaba afite ipeti rya colonel
uyu akaba yarishwe ashinjwa, ariko ubundi gato cyane kamanze mbahe inshamake. Uyu mutwe wa FDLR ubundi byagiye nkuko natangiye mbivuga, ubundi bisa naho byose bijya gutangira. Hatangiye kuba icyitwa ironda karere, aho bageze n'igihe noneho batangira kuvuga ngo ni harimo icyitwa Nduga ndetse na Kiga. Nduga rongo bakaba baravukaga mu majyepfo, noneho abitwa Kiga bo bakabavuka mu ntara y'amajyaruguru. Urumva? Hanyuma ngo hagiye habaho gutanga amapeti, noneho mu gihe cyo gutanga amapeti kandi bose ari FDLR, amapeti ahanitse, ya mapeti akomeye cyane bakayahanga bo muri, ugasanga ubundi ngo biri gutangwa, ari gutangwa ahabwa abo mu majyaruguru. Abakiga. Hanyuma noneho ngo nayo bahaye abangaba Nduga bakayabaha ya ofisiye, ngo bakayabaha ariko ari amapeti bahawe mu rwego rwo kubikiza. Mbese amapeti bakaba ariko nta jambo bafite. Ibiro nibyo byaje kugenda bivamo, noneho abantu nabo bakazajya bazamura intugu bashaka kugaragaza ko batitabwaho. Ugize ngo azamuye urutugu, Omega akaruvuna agahita mwivugana. Ibiro rero General Omega akaba arabiyifatanyagamo, cyangwa se akaba arafatanyaga n'uwitwa Majoro ngo biza bishaka. General Omega ngo yafatanyaga n'uyu witwa ngo ni Majoro biza bishaka, nibo bafatanyaga kugubanya aba basirikare. Ngiye kubabwira amazina yabo, kagenda mbabwira n'icyo bagendaga bapfa cyangwa se baziraga muri rusange. Urumva? Kwikubitiro twavuga urupfu rw'umugabo witwa ngo ni Colonel Rutiganda cyangwa se George, twari tumaze kumubabwira, wakundaga kwita ngo ni George Mazizi. Uyu musirikare washakishwaga kubera kugira uruhare muri jenoside. Uyu we ngo yapfuye azize icyo twakwita ngo ni amarozi cyangwa se amarozi. Urumva? Aya marozi akaba mu by'ukuri ngo yaratumwe na General Ntawunguka Pacifique bakunda kwita ngo ni Omega. Akaba wayatumije amarozi, anayatumiza ndetse muri iki gihugu ayitumiza ngo yari yayatumije hano muri Uganda nkuko amakuru arimo kugenda abivuga. Uyu Colonel Rutiganda Jean Damascene wakundaga kwita amazina ngo ni George Mazizi, ku mbuga nkoranyanga akaba yari yitaga ngo ni Donati Gapyisi, yishwe n'amarozi. Akaba yaraguye ahantu bita ngo ni i Paris, mu gace bita Paris hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka gace ngo hakaba hari ngo yaguye mu birindiro bya FDLR Foka, hakari muri groupement bita ngo ni Bwito, akari muri territoire ya Rucuro. Ndabona kadango ni groupement ni groupement ya Bwito. Urumva? Muri territoire ya Rucuro, aho ni mu byo birumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyaruguru cyangwa se muri Kivu amajyaruguru. Urumva? Inkuru y'urupfu rero rw'uyu mugabo bita ngo ni Mazizi ikaba yaratangiye gucicikanwa none ngo yatangiye gucicikanwa ngo ari mu gitondo cyo kuwa 24 Mutarama muri 2021 nibwo uyu mugabo Colonel Mazizi byagaragaye ko yapfuye. Urumva atari ejo bundi nibwo byagaragaye ko yapfuye. Urumva? Uyu Colonel Mazizi rero ngo yari amaze iminsi arwaye kubyimbinda, ngo uyu we ngo yararwaye ubundi turacyari kuri wa musirikare wa mbere twabwiye Colonel, ngo yararwaye amarozi bari baramuroze, ngo yari yarabyimbinda bwo n'urushwimo ndetse n'ibirenge, ubwo bari baramuroze urushwimo. Urumva? Uyu mugabo rero ngo akaba yarashinzwe, wumva akazi yakoraga, akaba yarashinzwe icyitwa, yari nka chef de quartier hara muri biriya bice, aho niwe wari usa naho ayoboye izi ingabo. Urumva? Noneho General Omega ngo amarozi yayatumye n'ubundi wa mugabo twababwiye hejuru,
ubwo mwahise mwumva bita ngo nibiza bishaka majoro biza bishaka niwe wagiye gushaka amarozi akaba yarayakuye hehe muri Republika cyangwa bano muri iki gihugu cy'u Burundi ayahawe ariko ngo nabo cya Uganda Prito ariko akaba yarayahawe ngo nubundi ngo nababarizwa mu mushaka ryitwa ngo ni RNC niyo bazanye amarozi niyo yari yayakuye urumva undi wa kabiri rero nuwitwa General de Brigade yarafite ipeti rya General de Brigade akaba yaritwaga Karebu yishwe mu kwezi kwa Nyakanga muri 2020 nawe ntabwo ari kera cyane imyaka nirihiritse akaba yarakuriye urukiko rwa gisirikare muri FDLR uyu mugabo akaba yarakundaga gushinja bamwe mu bayobozi ba FDLR kwigwizaho imitungo ndetse no kunyunyuza rubanda ntacyo bateze kubamarira banyunyuza kwigwiza imitungo no kunyunyuza rubanda ntacyo bateze kugira ute kubakorera uyu rongo General Karebu yakunze kubaza cyangwa se gushinja General Omega kuba yibera mu masengesho ntatekereze uburyo abanyarwanda bazataha ayo magambo yatumye uwitwa Karebu yicwa atezwe igico n'abasore bari bateguwe n'uwitwa ngo ni majoro biza bishaka uwo nawe urumva ukuntu biza bishaka yagiye ari igikoresho cy'uwitwa General Omega twabonye ko uriya wa mbere urumva ubwo ndavuga uyu nguyu ngo ni uyu Colonel Rutiganda nawe yishwe n'amarozi ariko yarazanwe n'uyu majoro witwa ngo nibiza bishaka none tubonye n'uyu General de Brigade Karebu nawe yishwe n'abasore bari bateguwe nande na majoro biza bishaka ariko nawe akaba yarabanje kugirana ikibazo nande na General Omega kuko ngo yamushinjaga kwikubira imitungo y'abaturage ndetse ikigeretse kuri icyo akagira atya akihora mu byumba by'amasengesho ntiyite kumenya ngo ese abanyarwanda b'impunzi bazataha ryari umuntu ufite imitungo ibyo yabizama ari kubishakamo iki wose wa kabiri uwa gatatu rero undi wa gatatu rero wishwe n'uwitwa General de Brigade Secyugu yishwe kuwa 22 Nzeri muri 2020 doke muri 2020 abasirikare bafite amapeti yo mu rwego bwa General de Brigade barapfuye bose kandi bapfa bigizwemo uruhare na General Ntahunguka Pacifique uzwi ku izina rya Omega urumva uyu nango akaba aratezwe igico n'abasoda ba General Omega uyu Secyugo nubwo yari general yari umwe mu ofisiye bo muri FDLR bari bakennye cyane uyu Secyugo ngo yari umwe mu ofisiye ba FDLR bakennye cyane dore ko ngo yari afite ngo n'umugore urwaye iki cyangwa se ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ari byo twinaha dukunda kwita ngo n'ugupuritiri abagutwe twitwa ko ari uburwayi bwo mu mutwe ariko irababyita ngo n'ubusazi ngo n'ugusara urumva yari yarasaze uyu mugabo ngo ntiyahwemaga gukomangira uwitwa General Omega buri gihe ngo wahoraga mukomangira amusaba ifaranga cyangwa se amusaba ku mafaranga akaramubwira ati nyabuneka mfasha ubufasha uramusabaga ngo bwari ubwo kugira ngo ajye kuvuza umugore we akarifuzaga kujya kumuvuza mu bitaro by'ahantu bita ngo ni ibitaro byitwa ngo ni Murago biherereye mu gihugu cya Uganda aho mu bitaro bya Murago ngo nibyo uyu musirikare yifuzaga kujya kuvuzamo mu by'ukuri uyu mugabo ariko uyu musirikare nawe sinzi yari afite ipeti rya General de Brigade sinzi ukuntu yari afashwe ku buryo atagombaga nawe kuba yakora inzira nk'iz'abandi bakora kugira ngo abone amafaranga ajye kuvuza akabura ateza amaboko kuri General bigaragare ko buri ari umwizerwa yagenderaga ku muco kuko buriya urumva kugira ngo akene afite ipeti ryo hejuru hari izindi mpamvu burazari zirimo
asanga wenda yari ayafite ariko mu buryo bwo kuvuza wenda uyu mugore akaba ariho yakeneye. aha birashoboka wenda ari yaramumazeho ibintu bigatuma atangira kwifashisha abo bagenzi be. ngo uyu mugabo ngo akabaro kamuteye, urumva akabaro kamuteye kubwira nabi bitewe nuko ngo ibyo asabaga umugabo ntabwo yabibonye. Ngo akabaro kamuteye kubwira nabi General Ntawunguka cyangwa se General Omega bituma amutuka, byatumye atuka General Omega bitewe nuko ibyo yasabaga ntabwo yabibonaga, biza gutuma agira umutima mubi muri kwa kumubwira cyane guhora avuga nta kikorwa, bituma atuka uwitwa General Omega. Urumva aramwubahuka bituma no General Omega amucira urubanza ko ari inyenzi, aza kwicwa mu mwaka wa 2020 tariki 20 Nzeri, akaba arizo uyu mugabo yishweho cyangwa se yiciweho. Ariko byose bigenze bite aciriwe urubanza na General Omega ni wabigiragamo uruhare. Urumva uyu rero uyu mugabo ngo Secyugu cyangwa se General de Brigade Secyugu, amazina y'ukuri yitwa ngo Nsengiyumva Venuste, yavutse mu mwaka w'1962, avukira mu cyahoze ari segiteri ya Bugarura, akaravuga akantu bita ngo ni komini Muhura, aho icyahoze ari prefectura ya Byumba, ubu kikaba ari mu karere ka Gatsibo. Akaba ariho yavukiye. Akaravutse ngo mu muryango ukize, ariko nyine akaba arikuze ahita ajya mu gisirikare cya XFAR. Igisirikare cya XFAR rero akaba yarakinje mu mwaka w'1989. Ubwo ingabo rero za RPI zateraga igihugu cy'uyu mugabo cyangwa se iki gihugu cy'u Rwanda cya Secyugu, ubwo n'u Rwanda. Gusa ubwo buri uyu ntiyabyanditse aretse RPF. Ni RPF. Yanditse ngo ni RPI, ariko ubwo ni RPF yibesha kuko uranga ubwo zateraga igihugu cy'uyu mugabo nibwo yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare SM mu cyiciro cya 30. Uwo si wa gatatu mbabwiye. Uwo si wa gatatu. Reka nze mbabwire n'undi. Yarabamaze. Wari utahiwe ninde? Undi rero yivuganye. We nta nubwo ari kera cyane. Bamwita General de Brigade Ruvuna y'imikore Ruhinda sha. Nandi mazina urumva ngo nandi mazina ye yagendaga yita menshi ajya atandukanye. Ngo uyu mugabo Ruvuna y'imikore Ruhinda yari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'umutwe wa FDLR. Ngira ngo murabizi ko arayoboye cyitwa Karap. Yabaga muri Karap. Urumva ubusanzwe amazina ye bwite yitwa Protégé Ruvuna y'imikore. Yishwe tariki rero yishwe na grenade yari atezwe mu buriri bikozwe n'umusirikare wari wamurindaga. Uyu yishwe ngo na grenade nyine ngo n'umusirikare wamurindaga. Ariko kwera kuri cyitwa Karap. Aho bivuga ko uyu musirikare yari amaze igihe gito yohererejwe na General Omega ubutumwa bwo kuyobora abasirikare barindaga nde Ruhinda. Uyu musirikare wishe Ruhinda ngo yari amaze iminsi yohererejwe donc yahawe mission
yo kugira ngo azivugane Ruhinda ariko binyuze kuba yajya kuba kwa Ruhinda akajya ayobora abo gucunga Ruhinda. Murakoze cyane. Ibi byose rero ngo byaje gushyirwa ku karubanda, byaje kugaragara ubwo Ruhinda yategwaga gerenade, habanje ubutumwa bumusaba kuva mu birindiro bye agasubira agasura ingabo. Bamusabye ngo ko yava mu birindiro bye agasura ingabo. Ibyo byose bikaba byarakozwe byarakozwe kugira ngo abone uko aha intumwa ya Liyetena Eric Ruhinda adahari. Ubundi kugira ngo nyine ngo ibi byose barabikoze ngo babanje gutuma uyu mugabo Ruhinda kujya gusura abasirikare. Noneho iyi operation uwitwa Omega ayiha uyu musirikare witwa Liyetena Eric Ruhinda adahari. Aya mabwiriza asanga baramaze kuyaha inde uyu musirikare. Iyi nkuru igasoza ivuga ko nubundi ngo uyu musirikare yaje gufatirwa hano muri za Kanyabayonga. Uyu musirikare ubundi wateze Ruhinda gerenade ngo yaje gufatirwa hano muri za Kanyabayonga afashwe n'abamayimayi. Ariko uwitwa Ruhinda ahita ategeka ko uyu musirikare bamurekura. Uwo bita Omega hari. Plutôt Omega. Ategeka ko uyu musirikare bamurekura kuko Ruhinda we byarangiye. Byararangiye. Uyu rutondero cyangwa se aho isoko y'amakuru ahantu ndi kugenda nyirahura ahantu naba nagiye mbikurikirana mbicukumbura mbikura. Bavuga ko mu minsi mike bari buze kongera kutudondosha indi nkuru, indi operation igaragaza abandi basirikare 10 na n'ubu ngubu ngo bari kugenda na marozi batarapfa, bari kugenda na marozi ari kubabungamo bamaze guhabwa cyangwa se bamaze gutamikwa nande n'uyu mugabo Omega na General Omega. Nyamara umugabo nawe arashaje kuko bakubwira ko rwose atakivaho, hari nawe ngo nukumwiruka umuhunga iyo bigeze aho guhunga baramuheka mu minsi cyara ari kumuhome mase. Uyu mugabo rwose sinzi niba bizamuhira kuko urumva ko abasirikare bafatanyije cyangwa se babana arabageretse bose. Urabona ko sira makosa ntabwo rwose yabanye neza. Ngiyo nguko rero inkuru yize FDLR yaba FDLR, ndetse mu by'ukuri twavuga ko ari inkuru ikomeye cyane, yari nakenewe. Akoze cyane. Ubwo ukaba uyisoreje aho ngaho rwose, ubwo hita ufatiraho nawe wanzike. Nanjye reka mpera muri territoire ya Masisi rwose ari urugamba muri aya manywa rwari rwafashe indi ntera. Ni aha muri groupement ya Bashari Mokoto, aha rwose muri Zagahira. Ni nyuma yuko naje kubabwira yuko hari abagabo babiri biciwe aho bita Zagasura. Igasura rwose na gace kahariya muri Gahira, nyuma yuko abaturage rwose babashije kwicwa n'izi wazarendo. M23 byayiteye umujinya, bitera uburakari, iramanuka. Kumanuka kwayo byatumye rwose ijya gushakisha izi wazarendo yo zihishe, bituma rwose ngo basanga izi wazarendo nazo atari nkeya rwose, ngo zari rwose ari nk'ishyira hamwe. Suku Rwanda rwose bararwana, ivumbi ratumuka. Imirwano ngo ikabigeze mu masaha y'isa 12 fight, urumva bwari bwije hagati ya M23 ndetse na wa FRDC na wazarendo bagihanganye. N'urugamba rwabereye muri Gasura rwose ahangaha, dore ko ngo FRDC ndetse na wazarendo bari bazamutse bumva yuko kwica burya ngo ukubise imbwa bashaka sebuja, ngo ibi bintu babikoze bagira ngo barebe icyo M23 yaza gukora, ariko nimba bari kwica abaturage kugira ngo barebe reaction M23 akora. Urumva yuko abavandimwe rwose babazarendo batari gukora ibintu byiza naka na gato, byatumye rero M23 imanuka ivuye hariya rwose za Bigogwe irakumanukira iguhigira abazarendo, dore yuko rwose ngo bari na benshi, bari baturutse za Kinyana ari benshi. Ni mu gihe twababwiye yuko izi za Kinyana ndetse na za Buhimba yewe naha za Gasura M23 yirirwayo, ariko byagira mu masaha y'umugoroba igataha hari hejuru mwira misozi ya za Bigogwe.
ibiro yamara kuzamuka bigatuma ababaza arendo na FRDC bazamuka bakajya guhohotera abaturage, ugasanga rwose amasaha y'ijoro babagoye nabi, ugasanga rwose ngo abaturage ntago bari kubasha kurara mu mazu, abaraye mu mazu rero bakaba bahura n'akaga. Ibiro ya 23 akaba ariyo mpamvu yagize gutya rwose aravuga ati reka duhige izi wazarendo, duhige nizi FARDC ziri mu ngumu, yewe nizi FDLR zigize akara kajya he, turebe yuko rwose twabakura muri ibi bice. Ni nyuma yuko hari ibice bimwe na bimwe ngo abaturage usanga badakandagiramo, biyobowe na wazarendo, usanga bazarendo rwose na ahantu hari insina nyinshi cyane, birirwa bari kwenga insina z'abaturage bagakura amateke, bagakora buri kimwe cyose, ku buryo umuturage adashobora kuba yakandagirayo bitewe nuko ari munenewo za M23. Ibiro bikaba byatumye rwose ngo muri aya manguru urugamba rufata indi ntera, dore ko amakuru atugeraho ubwo drone zacu bwabaga butari, urabona aho amasaha ageze saa 12 rwose, ubwo hari hakiri kare drone zacu zatubwiraga ko abagira muri 7 M23 yabashije kuba yabivugana ndetse basha kuba yafatamo abagera muri 4. Urumva ko rero fightara ntago byari byoroshye n'aka na gato, aka gace ko rwose bikomeje kugenda biba ibindi bitewe na ziriya nsina zihari. Ibi nabyo bishobora kuzaba nk'ibya Bukombo na hariya za Mashango, dore ko naho hari ahantu hari insina nyinshi cyane, na ahantu badahinga, na ahantu hatari ibikuyu, na ahantu hatari umutamanzure, ni insina nyinshi cyane. Ubona ko izo wazarendo nazo kugira ngo bagende bari kuzitoragura muri izi nsina bishobora kuzagenda biri kugorana. Ni nyuma yuko M23 muri ya gahunda ko bavuze yuko iyi Masisi nayo ikenewe kugira ngo abaturage nabo ndetse bahunze bagiye bahungira mu nkambi zitandukanye bagomba kugaruka, ariko bakagaruka ruko M23 imaze kwirukanka kuri zo wazarendo. Urumva ko n'abaturage bakiri hariya bakomeje kugenda bahura n'akaga cyangwa se n'ibibazo izi wazarendo zikomeje kugenda zibateza. Ibiro bikaba bivuze iki? Bikaba bivuze ko M23 hariya rwose iki afite akazi, iracyafite rwose kuba yahategurira ama operation aremereye, ndetse byanaba ngombwa fighter nuko abaturage bahara bari kurira ati binabaye ngombwa M23 yabahimba intwaro bakirinda. Umva M23 nimba nibura idashoboye kuba yaturindira umutekano, iri ifite ubwoba bwo kuba hangaha mu giturage, niba duhereza intwaro tube rwose nk'abaroko defense cyangwa se tube abasekirite, ariko twirindire umutekano. Fighter yumvisha abaturage bageze igihe basaba intwaro, ni kikwereka yuko bamaze kuzengerezwa muri rusange. M23 bahereza izi intwaro kugira ngo bicungire umutekano, M23 irabarinda. Urumva yuko abaturage bo bari hagati, ni bafite icyo bita ihurizo rikomeye cyane. Sinzi ngo M23 iraza kwanzura iki kugira ngo iyi groupement ya Bashari Mokoto ndetse utibagiye na Bashari Kayembe, dore ko hari za Muheto na hari za Busihe, iyo na za Gahanga na za Rubizo na za Miyanja na hari za ndavuga na za Mpanamo. Ubusanga rwose umutekano ari mukeya ahantu wazarendo bari hose, ubusanga rwose abaturage baremerewe cyangwa se bagowe nizi FRDC ndetse na wazarendo, bitewe n'iki nuko bagenda babagoraguza agati. Abaturage bako ari kwisabira mu 23 ati muramutse muduhaye intwaro rwose twakwicungira umutekano kandi ibintu byagenda neza, ndetse tukanaba twabafasha kuba twarinda umutekano w'akarere, ibintu bikaba byagenda neza cyane. Urumva rero ko muri Masisi ntago byoroheje, ni nyuma yuko nazarubaya naho M23 nayo ikomeje kugenda rwose yinstara mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko FRDC ndetse n'abambari bayo nabo bakomeje kugenda rwose mwabiri ya bice bagenda bashaka uburyo bagaba ibitero kuri M23 mu buryo bwo kugira ngo bigarurire aka gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro muri rusange, kugira ngo bagakuremo umutwe wa M23. Urumva ko muri Masisi naho ntabwo ibintu twavuga yuko bimeze neza fighter naka nagato. So ubwo reka tubitega amaso turebe M23 turenga ikirakora niki, ariko abaturage bose bakabahuriza kuri kimwe bavuga ati M23 iramutse ifashe Masisi zone igafata n'ibice bigiye bitandukanye, izi wazarendo rwose zavamo zikajya muri warikare, zitajya warikare zitiripotinze zikicara zikaba abaturage bakajya guhinga ndetse n'ubucuruzi ibijyanye n'ubujura cyangwa se n'ubwambuzi bakaba babireka, bitewe n'iki? Bitewe n'uko M23 mwabira bice hose ibi hafite. Urukumva yuko solution yaboneka hariya nuko M23 yakura mu Masisi yose, ubundi abaturage bakabona kuba barya bakaryama muri rusange. Yes, nguko rero ngayo rwose ibyo ni bya hano mu nce za Masisi. Andi makuru sina makosa akomeza kugenda tubwira ko hano muri za n'ubundi hano muri za
ubwo ndavuga hano muri za Masisi muri za Rucuro naho rero mu by'ukuri ibintu bikaba bikomeje kugenda biba ibindi kuko muri aka gace kaza Kabizo rwose ibintu bikomeje kugenda bizamba aho bikomeje kugaragara ko FDLR hano hantu bagihari abarwanyi ba FDLR kugeza ubwo bakomeje kugira gutya rwose bakagaba ibitero ahari muri Kabizo ni hamwe mu hantu M23 bagomba gushakisha uko bagomba kugira gutya rwose bakahosha cyangwa se bakagira gutya bakarinda abaturage kuko hano hantu hari FDLR ikomeje kugenda itesha umutwe abaturage dore ko bagira gutya bakabona igabye igitero batazi ngo bigenze bite mu by'ukuri muri rusange. Yes, urumva ko haracyari byinshi byo gukora, haracyari byinshi byo guhindura, ubona yuko rwose ahantu hagiye hasigara izi nzererezi za Wazalendo ndetse na FDLR, ubona ko abaturage rwose kugenda babona umutekano usesuye bikomeje kugenda bigorana muri rusange. Kadusimbukira mu murigi wa Goma duhere hangaha muri quartier ya Ndosho naho rwose aha ni hehe kweri wasanga wagira ngo ni Kibati ni oya ubwo wagira ngo ni hafi ya Bambiro hagira ngo ni hari ya za Ntuza za Nzuro kwagira ngo ni za Nzuro ko mbona n'amazi dore hirya harani Nzuro harani Nzuro harani ni ku kigo cya mercenaire ni cya kigo cya mercenaire kiri hariya hamwe na Nzuro ya so fighter rero narindi hano muri Goma naho muri Goma rwose abasirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC bari gukomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi dore yuko hari umugabo babashe kwivugana ndetse bavuga yuko ngo akorana na M23 nyuma yuko rwose ngo avuga ururimi rw'ikinyarwanda rwose hariya ngo rukomeje kugenda ruba ikibazo ku baturage dore ko abari kugenda baruvuga rwose bari kujya bagira gutya ngo bakavuga ko ari abajura urumva noneho abaturage bose bakagira urute bakabahukamo n'amabuye bigatuma abavandimwe bicwa batewe amabuye ngo bitewe n'iki nuko bari kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ni mu gihe hariya rwose ibavuze ngo urumujura bose abari abari mu soko ari gutembera mu muhanda bose batoragura amabuye bagahita bakurukiraho n'amabuye bigatuma rwose ushobora kuba wahasigara hariya muri Ndosho rero hakaba haguye umuntu yishwe n'amabuye abaturage bagiye bamutera ndetse n'abasirikare bari kurebera ngo bavuga yuko rwose ngashobora kuba ari umunyarwanda cyangwa se akorana na M23 ubona ko ari ibintu nabonye ko abantu benshi bagiye banenga bavuga ati ntago ibi byari bikwiriye ahantu FARDC ndetse na leta muri rusange ati ibintu ntago byari bikwiriye kuba byagera kuri iyi ntambwe yo kuba wakwica umuntu leta iri kubirebera ntigire n'ikikora muri rusange. ubwo biza kurangira rwose uyu mugabo yitabye Imana ibintu byaje gutuma rero rwose abantu batabyishimira n'aka na gato ariko urumva ko urugoma muri Goma rwo rurakomeje muri rusange abaturage bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Iyi Goma rero ni mu gihe insecurity ikomeje kugenda yiyongera mu bice bimwe na bimwe rwose hariya ujya zakirijiwe naho usanga urugomo rukomeje wajya hirya za Majengo ugasanga naho ibintu biri kugenda biba bibi cyane cyane mu masaha y'ijoro aho gusanga rwose ngabajura bari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yewe n'abasirikare ugasanga ngo yahura nawe akaba yaguhemukira cyangwa se yagukorera ibintu bitari byiza. So urumva ko hano muri Goma naho rwa rugomo rwaho ruracyakomeje muri rusange. Yes, urugomo rwabo ruracyakomeje dore n'ubu ngubu turi kuvugana nuko wenda byagorana guhita tumenya amakuru cyangwa se guhita tumenya drone ariko umuntu anabajije yahita bibona n'igihe n'ubu ngubu tuvugana rwose ushobora gusanga bari mu batangiye kugira gutya bari kurasa nuko rwose katurebe dukore kuko urabona bwije cyane turi hafi saa 3 saa 4 zirageze tubaje ushobora gusanga rwose ushobora gusanga batangiye no kurasa ubwo igihe kiri kubireba rero fighter nuko dusimbuye Kinshasa ubita Gisegeti nawe ngo arashaka kugira ngo bahindure itegeko nshinga kugira ngo azongere yiyamamaze indi manda ya gatatu biramuhire bamwamaganye bamwamaganiye kure ngo ni nyuma yo kumugabo rwose iyi manda kisigaje niyo yanyuma
ubwo nishira arahita yegura agende ntago bishoboka bazabihindura utese arega na Kabila yarabigerageje birananirana bazabihindura shari ko se wowe ibyo bintu urumva byashoboka koko Gisekedi babyamaganye bande ariko bashyiraho itegeko kuko no sisena sibikora ngaho dutegereza uzabureba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Sena rwose ikuriye ibijyanye n'amatora hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye igitekerezo aho bita Antoine Felix Gisegeti yabagejejeho ababwira yuko byaba byiza bahinduye itegeko nshinga kugira ngo nibura yongera ziyamamaze indi manda ya gatatu ariko ibingibi ngo bikaba byatewe utwatsi n'abatavuga rumwe na ubutegetsi bwa Kinshasa ni mu gihe rwose ngashaka gukora nk'ibyo ubita Joseph Kabila arashaka gukora yigwadikaho ubutegetsi bakavuga ati se nk'abura yivuga ngo uhindure itegeko nshinga watugejejeho iki urumva ubundi umuntu kugira ngo bahindure itegeko nshinga abafite ibyo yakoze ni umuntu bati dore ibyo nakoze none nabaga ntaranabirangiza nyamara bihindutse hari ibintu nabagezaho bandi bambyate suru kurinda bavuga ngo uhindure itegeko ariko ndavuga ko akeneye igihe kirekire kugira ngo ubwo se imyaka 10 ni mike imyaka 10 bavuga ati nge nkeneye nka 30 ze kugira ngo bibe kaba akeneye ahubwo na 30 konga aba yarayirunduye akeneye imyaka 40 wafaye imyaka 10 ku muntu umutegetsi abahinduye ibintu byinshi wavuga ni 5 yonyine oya 5 tuvuge ko abakiri mu kugira ute abakiri mu igerageza agenda areba ibintu bitameze neza imyaka 5 ya mbere gitangira yakoze iki yaratangiye gushira ngizitwane za sokora zo guhiga ngiza ababarwanyi ba FDLR utuntu ngutwo twacepechepe abesha abaturage ngo abana bagiye kujya bigira ubuntu ngurabona abari twagendere kubeshesha abantu ariko intambara M23 yatumye abantu bamuzinukwa ku buryo ubungubu ntawe ushobora kumugira ikizere ibiro bakaba bamwamaganye bivuye inyuma avuga ati vuga uvuye aho nubundi ntacyo watugejejeho ati nubundi turamutse tukugira amahirwe ugasubiraho niyo yayandi ntacyo wahindura ati ni yare urumva rero bamwamaganiye kure baravuga ati rwose uri n'igisamburu kukuba amafaranga ngahembwa miliyoni 2 z'amadolari abivuze ni make oya niko banditse buri mishara yabo yose yasohotse ni aba ministre amafaranga uvuze ko numva ari make miliyoni 2 z'amadolari ni make ntabwo yagezayo ayagezayo wapi ntabwo yagezayo hari nkwereke z'amadolari ntabwo yagezayo ndabizi ageza mu bihumbi nka 40 gutyo ministre sahembwa ngaho depite so wenyine ahembwa oya depite wenyine ahembwa ibihumbi 33 by'amadolari depite Giseke dahembwa mu bihumbi 140 gutyo ndavyibuka neza nge sinzi hari ahantu lise yabo nigeze kuyareba ntabwo ahembwa miliyoni 2 wa muntu bafite amafaranga fose wowe ahubwo wenda uvuze ayo yinjiza ku kwezi nibyo agenda arimanganya cyangwa se akora hano muri Kongo nabyumva ariko salary ye nta maprime babona n'ibiki ntabwo agezeyo rwose ndakurahiye ugiye kujya aho ngaho se none uwo muntu ni ministeri wabiguhaye n'umuntu ufite facts zihagije uzi ko ministeri ahembwa mu 300 nibyo niboneye bitandukanye nge nibyo niboneye kandi nuvuga ngo abaperezida benshi uvuga ngo ngashobora ngo kubahembwa ngo muri 70 ngahe depite we wenyine ni 150 ministeri zakabahembwa ngahe nzabikwereka neza ngiye kundaza ejo uzabimbaze ibihumbi 150 by'amadolari ni make cyane ni make senateri sahembwa ngahe none se buriya reka nkubaze buriya ayo mafaranga aramutse ayahembwa uzi ukuntu ari menshi miliyoni 2 z'idolari uzi iyo bije buriya ko iyi Kongo yayikoresha igihe hafi umwaka wose nyine ayo bakagombye kuba bakoresha mu bindi byose bayapfusha ubusobanzu umenye ngo ese umuperezida ahembwa nande ahembwa n'igihugu amakuru ufite reka none ahembwa nande bubigeho ahembwa nande nubwo ndi bunabigeho ubwo duhite tubyiho none se igihugu kimuhemba so umukozi w'igihugu reka tugende tuvaho ngaho ahubwo wenda baragusobanurira ndabizi neza hari ababizi nanjye kundusha ntago ndi umuhanga wabyo ahubwo yumbwiye ntabwo ndi umuhanga wabyo ariko ahembwa n'igihugu kuko imisoro y'igihugu nimuhemba nje nzi ko perezida uko amakuru mfite rwose ntabwo ajya ahembwa n'igihugu hari ahembwa n'amahanga uko ntabwo mbyibuka neza kare burya nawe ntabyo uzi ahembwa n'igihugu nta kibazo wenda ababizi baraza kudusobanura cyangwa se tuzarebe n'abandi bantu badufashe kubisobanukirwa ariko nose reka nkubaze yahembwa n'ibihe igihugu arega ni wikiyo bari ibyo yakwikoreramo oya giba gifite inzego zitandukanye nose kuki bamweguza izo nzego rero oya kuki bamweguza izo nzego rero
nizo zigena ukuntu ahembwa ariko zigakora mu sanduku ya leta kare none zikora mu sanduku ya leta. reka dushimire cyane n'abantu mwabanye natwe rwose mukomeze munogerwe na gahunda za Yishe Official yari sina makosa ndetse na fighter subscribe kuri utarayikora tuze gusubira mu masaha akurikiraho amasaha ari imbere ciao.